Yesu nashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, muri kumwe na Guillaume. Tukaba tubahaye ikaze muri iki kiganiro kigiye kumara iminota itari myinshi kandi itari na mikeya. Murakaza neza rero muri iki kiganiro. Muri aka kanya tukaba tugiye kurebera hamwe amateka y'igitabo cy'Abaroma. Iki gitabo cy'Abaroma kimwe mu bitabo bisomwa muri Bibiliya, n'ubusobanuro bwayo busobanutse kandi bunonosoye ubutumwa bwiza. Abaroma kenshi ni igitabo abizera bashya batangirana n'igihe batangiye kwiga Bibiliya. Nta kibazo waba uri ku nshuro yawe ya mbere cyangwa 101, komeza. Wasomye ibaruwa yandikiwe Abaroma. Hari ikintu gishya cyo kwiga no gutwara mu buzima bwo kwizera, ariko wigeze ubona wibajije ku bijyanye n'iki gitabo? Kuki iki gitabo cy'Abaroma cyanditswe? Ni iki cyaberaga umuryango wa gikirisitu muri kiriya gihe? Ibi ni bimwe mu bibazo wakibaza. Reka dusuzumire hamwe amateka yaranze Abanyaroma kugira ngo turusheho no gusobanukirwa iki gitabo cy'ingenzi cya Bibiliya. Icya mbere wakibaza, ninde wanditse iki gitabo cy'Abaroma? Dukomeje, igitabo cy'Abaroma cyanditswe n'intumwa Pawulo ahagana mu mwaka 57 no 58. Cyandikwa nk'urwandiko cyangwa ibaruwa yandikiye itorero ry'i Roma. Inyandiko n'inyuguti yigisha muri kamere, igamije gutanga icyerekezo, gutera inkunga no kuyobora uwo muryango w'abizera bari i Roma. Pawulo hamwe n'izindi ntumwa banditse amabaruwa menshi mu matorero atandukanye hamwe n'imiryango yizera. Hamwe aya mabaruwa agize igice cy'isezerano rishya kizwi nk'inzandiko. Igihe Pawulo yandikaga iyi baruwa, ntabwo yari yarigeze asura itorero ry'i Roma. Mu by'ukuri Abanyaroma banditswe mu by'ukuri igihe yari i Korinto. Itorero ryanditswe mu yandi mabaruwa abiri n'ibitabo bya Bibiliya ni Abakorinto ba mbere, mu rugendo rwe rwa gatatu rw'ubumisiyoneri. Dukomeje, mu yandi magambo Pawulo yandikiraga itsinda ry'abantu atazi ku giti cye, ariko abo yabonaga ko ari abavandimwe be muri Kristo. Turabisanga hano mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ku gice cyayo cya mbere yanditse avuga ati: Pawulo, imbata ya Yesu Kristo, wahamagariwe kuba intumwa kandi watoranirijwe ubutumwa bwiza bw'Imana, ubwo yasezeranije kera mu kanwa k'abahanuzi bayo mu byanditswe byera, buvuga iby'umwana wayo wavutse mu rubyaro rwa Dawidi ku mubiri, kandi werekanwe n'ubushobozi ko ari umwana w'Imana mu buryo bw'Umwuka Wera, bigahamywa no kuzuka kwe, niwe Yesu Kristo umwami wacu. 5. Niwe waduhesheje igikundiro no kuba intumwa kubw'izina rye, kugira ngo mu mahanga yose
habemo abumvira Imana babiheshwa no kwizera. Kandi namwe muri bo abahamagariwe kuba aba Yesu Kristo. Ndabandikiye abari i Roma mwese bakundwa n'Imana bahamagariwe kuba abera. Ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Icya mbere, mwese mbashimiye Imana yanjye muri Yesu Kristo kuko kwizera kwanyu kwamamaye mu isi yose. Urumva rero, we yabandikiye kuko kwizera kwabo kwari kwarageze hose, kwaramenyekanye, nyamara we ataragerayo. Dukomeje, dushobora kubona iyi ntera yo kumenyerana yitaye kuri Pawulo atangira ibaruwa kugira ngo yimenyekanishe. Kandi tumaze gusoma uru rwandiko rwanditswe na Pawulo, umugaragu wa Kristo Yesu, watoranyijwe n'Imana kuba intumwa kandi yoherejwe kwamamaza ubutumwa bwe bwiza. Ikindi kandi, Pawulo yizeza abasomyi be ko nubwo bashobora kuba batarahura ku mugaragaro, ahora abasengera kandi ko yizera ko azabasura vuba. Abaroma igice cya mbere guhera ku murongo wa 8 kugeza ku wa 15. Ngo ijya mbere, katubasome mu izina rya Yesu. Ijya mbere, mwese mbashimiye Imana yanjye muri Yesu Kristo kuko kwizera kwanyu kwamamaye mu isi yose. Imana nkorera mu mutima wanjye mvuga ubutumwa bwiza bw'umwana wayo, niyo ntanzeho umugabo yuko mbasabira urudaca uko nsenze. Ku murongo wa 10, kugira ngo naho byamera bita Imana yemere kungendesha amahoro, ubu ikangeza iwanyu, kuko nifuza kubonana namwe kugira ngo mbahe impano y'umwuka ngo ibakomeze, tubone uko duhumurizanya, mwebwe nanjye mpumurizwe no kwizera kwanyu, namwe mube muhumurijwe n'ukwanjye. Ariko bene data, sinshaka ko mutamenya yuko kenshi nagambiriraga kuza iwanyu ngo mbone imbuto muri mwe, namwe nko mu yandi mahanga, ariko ngira ibisibya kugeza na n'ubu. Umurongo wa 14, Abagiriki n'abatari Abagiriki, abanyabwenge n'abaswa bafiteho umwenda. Nicyo gituma ku bwanjye nshaka kubabwira ubutumwa bwiza namwe abari i Roma. Mwabyumvishe? Dukomeje, mu myumvire ya Pawulo ku itorero n'umuryango w'abizera, igitekerezo cyo kwegera no gutanga ubuyobozi ku bantu yari atarahura nabo ntabwo cyari gitangaje. Byari bigamije nk'ikimenyetso cy'urukundo no gutera inkunga no kumenya ingorane abizera bose bahura nazo. Ikindi kibazo wakibaza, kuki Pawulo yandikiraga Abaroma cyangwa yandikira Abaroma? Mu yandi mabaruwa yo mu isezerano rishya, akenshi usanga harimo ikibazo cyangwa ibintu bisobanutse intumwa yanditse isubiza ikoresheje ibaruwa yabo. Rimwe na rimwe ni raporo yo gukora amakosa cyangwa kwigisha nabi, rimwe na rimwe iba isubiza ikibazo. Ni ukuvuga ngo iyo intumwa yandikaga
yandikaga iri gusubiza ibibazo andi matorero yababajije. Ibi ntago ariko bimeze mu Baroma. Igihe Pawulo yandikiye itorero ry'Abaroma, yandikiraga abizera b'i Roma bari bafite igihe cy'amahoro ugereranyije. Ibi byari imbere y'igihe cy'itotezwa rya gikristo ryayobowe na Nero, kandi bigatangira nyuma y'umurimo wabereye i Roma wabaye muri 64 nyuma ya Yesu. Nyamara Pawulo yamenye ko hakenewe inyigisho z'ibanze za gospel mu itorero ry'Abaroma. Dushingiye ku Baroma igice cya 15 ku murongo wa 23, birasa nkaho bigaragaza ko itorero ry'i Roma ryari rimaze imyaka itari mike rikora. Katuhasome turebe. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 15 ku murongo wa 23 haravuga ngo: ariko noneho ubwo ntagifite aho nshigaje muri ibi bihugu, nkaba narahereye mu myaka myinshi nifuza kuza iwanyu. Ryari rimaze imyaka itari mike rikora. Ntabwo tuzi neza uko itorero ry'i Roma ryatangiye. Ibisobanuro bikunze kugaragara cyane nuko Abaroma bari bitabiriye ibirori bya Pentekote, amaherezo basubiye i Roma batangiza itorero muri rimwe mu masinagogi. Bamwe mu bahanga bavuga kandi ko abantu bashobora kuba barumvise ubutumwa bwiza muri Aziya, mu Bugereki cyangwa ahandi bashoboraga kujya i Roma bazanye amakuru ya Yesu. Mu Baroma igice cya 16, Pawulo asuhuza abantu benshi cyane harimo Priscilla na Aquila. Aquila na Priscilla bombi bari i Roma kugeza mu wa 49 igihe Claudio yirukanaga Abayahudi bose mu mujyi. Abashakanye bahuye na Pawulo ageze i Korinto bakoze umurimo wo kuzenguruka ako karere, amaherezo barangirira i Roma. Abaroma igice cya 1 ku murongo wa 8 haradusobanurira kandi ko uyu muryango w'abizera wari umaze gushingwa neza ku isi yose, bitewe n'uko Roma yari ifite akamaro mu mujyi cyangwa mu mujyi. Naho igice kubera gusenga kwabo no guhamya kwabo, igitabo cy'Abaroma ni urugero rw'umwe mu bantu b'ingenzi b'itorero rya mbere ryegereye umwe mu miryango izwi cyane y'abizera mu mwuka wo kubatera inkunga no kubayobora. Igisubizo ku b'Ikorinto, imiterere bwite ya Pawulo mu gihe cyo kwandika ishobora no kuba yarahinduye imyandikire ye. Korinto wari umujyi ukomeye kandi wuzuye abantu benshi kandi imyizerere ishingiye ku idini. Birashoboka ko Pawulo yari yarahuye n'abantu benshi babayeho mu buzima aburira mu Baroma. Aha twavuga nko mu gice cya 1 n'icya 2, iyo avuga ibyerekeye gusenga ibigirwamana n'imigenzo mibi y'amadini ya gipagani, aba afite ingero zihariye mu mutwe. Niba atari z'i Korinto, hanyuma guhera mu gihe runaka mu rugendo rwe
haba urwa mbere, urwa kabiri n'urwa gatatu. Mu buryo nk'ubwo rero, mu mateka ye bwite, Pawulo yari azi kurwanya no gutotezwa bamwe mu baturage b'Abayahudi barimo barwanya Abakristo, kandi yari azi umurongo wo gutandukana wasangaga ushushanya nabi hagati y'Abakristo n'Abayahudi n'Abanyamahanga. Mu Bayahudi n'Abakristo, abizera b'Abanyamahanga bakunze kubikwa mu ntwaro, mu gihe mu mujyi wa Roma wiganjemo Abanyamahanga, abizera b'Abayahudi bahuye n'ivangura runaka. Yandikira itorero ryashinzwe rigizwe n'Abayahudi ndetse n'Abanyamahanga, Pawulo avuga nabi amacakubiri, ateza imbere kubaho neza no gusenga, kandi yibutsa abasomyi be Imana. Ubutumwa bwiza ku muryango w'abizera basenga i Roma, Pawulo yandikira itorero yari atarasura, yari afite intego yo kuzamura no kuyobora Abakristo bagenzi be. Inyinshi mu nzandiko zikora nk'ibisobanuro byihuse kandi byeruye byo kwizera. Nibutswa na Pawulo ashingiye ku bice bimwe yamaze i Korinto: guhanga amaso Yesu. Nk'uko Pawulo yanditse, dushobora kwizezwa ko urukundo Imana idukunda ari ntagereranywa kandi ntajegajezwa. Ntabwo rujegajega cyangwa ngo rugire icyo twarugereranya nacyo. Turabashimiye ku bakunzi bacu. Aha niho dusoreje, tuzakomeza ikindi gice cya kabiri. Uwiteka abahe umugisha, mwakoze kudukurikira. Ikindi kandi nakongeraho, ndagushishikariza gusoma iki gitabo cy'Abaroma, iki gitabo cyangwa uru rwandiko rw'Abaroma rwo Pawulo yandikiye Abaroma, kuko ni rwiza cyane, cyane cyane kuri we mukristo wamenye Yesu, cyangwa se wowe wizera, wamaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Ndagushishikariza kugisoma kuko kizagenda kigufasha. Biriya Pawulo yabwiraga Abaroma cyangwa itorero ry'i Roma, muri iki gihe ni wowe bwirwa. Turi kumvikana, muri iki gihe ni wowe bigenewe. Uwiteka aguhe umugisha cyane.